Uyu munsi noneho ibintu byabaye bibi cyane mu karere k'ibiyaga bigari muri DRC. Nimvuga DRC wumve Congo, wumve M23, wumve RDF, wumve ingabo za EAC, wumve n'igisirikare cya Uburundi kwa Evariste Ndayishimiye nubwo muri la minsi yasize yigeze gupfa. Gusa mwese ikintu basabye ni kimwe, mukore subscribe kuri YouTube channel yanjye yitwa Simha Present. Ndabakunda cyane. Noneho ubu ngubu muretse kuryama rwose mpanze mbakorere mu nganza gasike k'amakuru tugiye kugapfundurira hano hirya igoma, kuko ubu ngubu ibintu byakaze rwose. Abaturage bose bari kurira, bari gutakamba bati iki gisirikare cya M23 mutubabarire mu gisubiza inyuma rwose, kuko aho kirwaniye kirahatsibanganya burundu, inyubako zose zikayonga. Ari nayo mpamvu yanzinduye mbere na mbere. Cunga kuri iryo buto rya subscribe urebe ko wayikoze, amakuru azajya kugeraho buri munsi. Ninjye wa wundi umugaragu wanyu Imana yiremeye, wa wundi Imana yaremye ukeneye kujya bagezaho amakuru yose buri munsi isaha ku yindi, cyane cyane mu gihugu cya Congo. Hoya sinaryama rwose, aya makuru ndabize neza karibuze kuhakora ahantu, kandi mwese ndabakunda. Ejo bundi perezida wa M23 Majoro Wiringoma, ari nawe mugabo w'ingabo, akaba ari we wenyine waje gutembera mu mujyi wa Bunagana rwose. Abaturage rwose bari bamukikije, abana, abacecuru, abasore, bose bavuga bati turagukunda cyane rwose. Ni umugabo udaseka rwose, urebeye inyuma twabyita guseka cyangwa ni ukumwenyura rwose. Nge ntago nababesha rwose, ndaje mbanyuriremo kuri uru rugendo rw'uyu mugabo yaje gukorera Ibunagana. Hari umuturage umwe wahise avuga ngo tubabarire udufatire Goma rwose, nayo yongere kuri aka gace kacu, ndetse bibaye ngombwa kivuye amajyaruguru yose wayifata. Uyu ni umuturage utarashatswe kugira ngo izina rye rigaragare cyangwa ngo rijye hanze, gusa natwe twarabibonye rwose, kuko uyu muturage yabivuze ashize amanga, bitewe neza n'iyi murara Abasirikare bahorana. Uzabicunga ubyitegereza, iyi murari igira abantu bakeya ku rugamba. Gusa aba basirikare ba M23 rwose abantu bose baba babibazaho batise kweri urugendo rwabo ruzagarukira hehe. Gusa twese ntago tubizi, dutegereze tuzabona urugendo aho ruzagarukira. Uyu mugabo nanone mubona useka gutya, baje kumubaza batise none gahunda mufite niyo gufata Goma, arababwira ati reka ntago gahunda ari yo gufata Goma, ahubwo twebwe tugomba gusana ibyangiritse rwose. Abaturage b'Igoma baba bari kurira cyane, niyo mpamvu dushaka kugira ngo tubayobore. Ruriya rugabo bita Tshisekedi Chilombo arongera avuga ati ruriya rugabo bita Tshisekedi Chilombo ngendagira ngo ndukure ku butegetsi burundu rwose, kandi nzabikora. Uyu mugabo uramubona ku madokima, ku bitabo rwose. Uyu mugabo ni umugabo udategwa, kandi ijambo yavuze ntirijya risubira inyuma. Dore aba bagabo rwose, abagabo bafite intambuko zidasanzwe, baba bahetse ibikapu kandi badacika intege. Ubarebye wagira n'abakinnyi ba filime, kandi ntibakina filime rwose. Uru ni urugamba batangiye kuva mu 1999, kandi bavuze yuko bagomba kururangiza. Ejo bundi 2020 muzi ukuntu byagenze hano Ibunagana, bararwanye biza kuba bibi cyane rwose. Hapfiriye abasirikare benshi cyane ba Congo, abasirikare benshi cyane b'u Burundi, abasirikare benshi cyane ba Uganda. Gusa M23 wayo ntago twigeze twumva bapfuye. Niyo mpamvu twese turahanga ngo tuyishigikire rwose. Nanjye nk'umugaragu wanyu sinabura kuyifana rwose, kuko irimo kugarura umutekano n'amahoro mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru rwose. Reka mbonereho no kubasuhuza rwose abo mu karere ka Musanze, mwese ndabaramukije. Amazina yanjye ni yayandi, ni Simha Present. Makenga ashobora kuba wakoze subscribe kuri Simha Present kugira ngo n'ubutaha amakuru utazagucika rwose. Nimugire ibihe byiza, ndabakunda.